iyo nagasobanuye .info niyo website ibikuberaho. Tureba akantu k'ubwenge bakise ngo ni abavandimwe mu muriro ndani brothers under the fire. Sazi imihanda n'ibipangu mutera agatima. Iyo izi filime mwazireba ku buntu kuri website nkuko mubibona kuri ekara yanyu, agasobanuye akadomo info. Mambo vipi bimeze biti? Kambatemo mbereke wagwani, subiramo ngo wagwani brothers under the fire. Iyo ntabyo kwigira nyoni nyinshi. Turatangiye ndetse na ibirome nuza nambara aho zari ziri kubera barwana muri Syria. Ari byo banditse ariko murabibonye namwe, ariko reka mbibasobanurire neza. Bize biti Syria Amerika y'amadolari ndayamaze iki inahanga. Ibaze nawe nkaha mu Rwanda umuntu ashaka kwishyura nk'amafaranga y'amagande, wajya kuranguza amagande se waranguza amatanzania, waranguza amakongomani n'amadolari na leta inahanga yavuze ko nakusi no kuvuga ko n'ubucuruzi muri quartier ujuka muha amadolari nta kintu yamumarira. Umwanya aravunjisha ibiki sasa umucuruzi nawe yavuze ati se kunyishyuye mu mafaranga y'amanyamahanga. Benshi bahora bikanga ko abazungu bagiye babaje kuneka, niyo mpamvu gatangiye kumucyurira. Uri ribu ni nkuko nyine wacyura umuntu ngo uri ribu waje kuneka. Sasa kati uri wa CIA waje kuneka. Umva umusa hano turi mu birori nta mutima mu buhari, ngusabye imbabazi kuba nkukandagiye ihangane. Sindi kukumva neza kandi nawe ahita kanyuzura turi kuvuga gake. Sindi kukusirikare sina demobe ari mu kazi nuko ari mu kibari ngo komba runo rukweto rwanjye ukandagiye nkubabarire. N'umusivili ubimubwiye ntago yarukomba. Ibaze kubibwira umukomando. Uyu nawe kirabura n'umukomando. Boss wamuritse akagenda. Sasa pako abwira cyana kinari muri umuna wa Damuja ati uzaza hano bateza iryago baba ari umwanda kuri twe bari imyobo ya gatafari. Sasa bose batangira kubona ko ikibazo cyavutse na kapiteni abona ko hano havutse ikibazo. Bavanye bana abasirikare batashe ubukwe bw'umusirikare mugenzi wabo. Aba bantu bona hano uri gusagarira na abantu beza. Abasirikare bakuru banyu ba Amerika Kaberito yagiriye impanuka iwabo ku ivuko agapfa. Nta kindi muvuga ko yagiriye impanuka agapfa tukamwishyingurira. Mwe musubire muri Amerika. Ntago twasiga umurambo w'umuntu twishe hano ariko mwisambu yanyu iwanyu mu gipangu. Kakagabo kamwishe kapiteni murabiza yisaga singira akavuna ijose nawe barakishe kacyana kinari. Ati uriya mugabo nishe sinamuta mwisambu yanyu cyangwa igipangu cyanyu. Ndajyana umurambo wenge kuhamba ahantu mu ishyamba. After party ubukwe bwari bwanarangiye. Tindagenda mbwira iki mama we. Nibaze kugenda ubwira mama w'umugore wawe ati umwana wacu arapfuye. Ubukwe bwari bwarangiye ibintu byarangiye. Mama we yatashye yiryamiye ugataha ujyana inkuru ngo burya ngarapfuye. Murafaza tukajyana muri Amerika. Sasa bapropose Isabelle niba yahungana nabo. Ntagume hano nk'umuntu upfushije umugabo kandi umugabo akaba yari umusirikare wa Amerika kandi abana bara abasirikare ba Amerika bari baje baherekeje mugenzi wabo mu bukwe bwe akaba apfuye. Bapropose umugore wa nyakwigendera bati ntago waza tukajyana muri Amerika. Ibyo mwakoze bisa nkaho ari igihugu cyateye ikindi. Ntago mwari burasanire mu gihugu cy'abandi. They prefer is to take credit for what you did and for us to make you to disappear. Ati leta ya Mexico ya dusabye nuko iri bwitirirwa ibikorwa byabaye kariyo yishe biriya byihebe n'ubundi byari byarayizonze. Hanyuma mwe mukaburirwa irengero ntimuzanavugwe n'abasirikare bose bapfuye ntibazavugwe. Ntimuzanajya imbere y'urukiko rwa gisirikare. Mbese iki cyubahiro kibyihebe mwishe kijye kuri leta ya Mexico bivuge ko ariyo yishe biriya byihebe. Icyubahiro kibi cyayo mwebwe muvire maho. Abanyu bapfuye ntimuzabarire ngo bitangazwe aho baguye muze bashyingurwe biraho bisanzwe.